bavandimwe rero nsoza ndagira ngo mbaze ibibazo bikeya buri muntu ari bubisubize ku giti cye. Nibyo bibazo ibisubizo ndi butange niba atari byo ufite umenye ko uri umupagani. Ushobora kuba uri umupagani uri mu rusengero, ushobora kuba uri umupagani uri muri Reformed Circles, ushobora kuba uri umupagani uri umuntu wagiye kuyoboka mugabo closer to the truth n'abandi ba so called philosophers bari mu mwijima nabo. Ushobora kuba uri umupagani uba ku kacupa nyine karagutwaye karakugize umugore uri umugabo, waba unywa wine arizo usinda, waba waratwaye n'urwagwa n'akaritiro uri we wese. Ushobora kuba uri umupagani ugura indaya, ushobora kuba uri umupagani ufite n'umugore mu bana utamuca n'inyuma. Ushobora kuba uri n'umupagani rwose uri imfura usora ubyitayeho, abana bawe bajyana ku ishuri uvunika bakabaho. Ushobora kuba uri umupagani uri pasiteri ukuriye association nka Compassion, ushobora kuba umupagani ukuriye izi za World Vision, ibigo bikora iby'imbabazi. Ushobora kuba uri umupagani n'umwarimu mu ishuri ryigisha Bibiliya. Uri umupagani uri urwimbi ibi bitabifiteho amakuru. Si ikibazo cy'icyo ukora, si ikibazo cy'atitira abantu baguhaye, si ikibazo cy'uko abantu batazi ibi byawe bihisha kurusha abandi, cyangwa se ye nawe utabyiziho. Ibyo nibivuga ko rwose wazutse wakijijwe. Kuba ushaje ufite imvi usabira abantu uri imfura nibikugira umukristo, nibikubuza no kuzajya mu muriro no kuba umujinya w'Imana ukuriho. Ikibazo ni iki? Wavutse ubwa kabiri? Ufite icyo kintu uzi icyo gisobanuye cometse kuri roho yawe? Wowe urabizi neza kuri uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana bidaturutse ku byo ukora. Wavuga nka Dawidi uti hahirwa umuntu Imana itabaraho ibyaha bye, hahirwa umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'ibyo akora. Ayo magambo uzi icyo ariyo cyangwa aguca mu matwi gusa ntumenye icyo bisobanura? Urabizi neza ko upfuye uyu munsi, ko birivuga ngo buri muntu wese ageneye gupfa rimwe hagakurikiraho urubanza imbere y'Imana ikakubaza ngo sha ngujyane mu ijuru. Urabizi neza ko utavuga ngo wageze ahantu utavuga ngo nuko nizeye Kristo ku buryo wavuga uti ndajya mu ijuru mwami kubera imbabazi zawe watangiye muri Yesu Kristo, warangiza ukanambura ukuboko ukuboko kwawe kukamereza kwizera ibyo umwami Imana yakoze muri Kristo Yesu. Wabashije kumurikirwa nibyo ibyanditswe byera bivuga mu Korinto wa 2:4-6 ngo bya bindi byabaye muri Edeni by'Imana gutegeka umucyo ukavuye mu mwijima, ngo uwo mucyo Imana yarawutegetse kubizera. Murabyumva? Ngo kugira ngo babashe kureba ubwiza buri mu maso ya Yesu Kristo. Kumwe mu icuraburindi ry'iremwa ibintu byose bivangavanze nta sura bifite, ngo kuko umuntu aba ameze wundi utarazuka. Imana igategeka umucyo kuva ukabona ubwiza bwa Yesu Kristo. Wundi abandi birirwa bakinaho amafilime Da Vinci Code, byane abandi birirwa bakina abakristo babamokinga kuri YouTube n'ahandi, wowe ukabona ubwiza bwa Yesu Kristo mu maso ye ukajya ushyugumbwa akuka gashaka guhera kubera gutekereza kuri Kristo. Yiri wenyine yumvisha inyigisho imuvuga wumva utahava, akakumerera nk'uko ibere ry'umubyeyi ribere rya umwana ushonje aryonka yikoroza azunguza uturenge. Ibyo bintu bikagera mu musokoro wawe ku buryo uvuga uti Mana nyine ukaba uri wenyine ugende wenyine ugira izi visitations zawe wenyine uri wenyine ukavuga uti ariko mukuru w'ubuzima ubundi napfuye nkigendera. Wavuga nka Simiyoni amaze kwakira Kristo akavuga ngo mbonye agakiza kawe mwami, sezera umugaragu wawe. Azi ko ubuzima buhita buhura na zero y'uhuye n'agaciro ka Yesu Kristo. Gukizwa nuko byakomereye. Reka nsome mwumva, aravuga ngo Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima wandi wo muri Edeni, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Nyine kumvira Imana, gukurikira amategeko yayo, kugerageza kwirinda ibibi biturutse ku bwiza bw'Imana wabonye. Bavandimwe, ibi bintu biza binyuze mu magambo, ariko bifata roho y'umuntu rikayicurika. Ibi
ibi ntibivuze ko uri sinless perfect nyine mu migirire yawe ngo nta cyaha ukibonaho, ntawe wabayeho nta n'uzabaho. Bizarangira umunsi Kristo azagaruka uko asa akaba ariko dusa, niko Yohana yanditse. Ariko wazutse ikiba kuri we kamere icyaha kitahawe, agatangira kwinjira mu rugamba kandi azi neza ko kunesha urwo rugamba atari byo bizamuha ijuru. Ibyo ubasha nyine gusubiza iryo hurizo ry'ukuntu umuntu ahabwa ijuru kubw'ubuntu bw'Imana, akaba ari uwera n'umuziranenge mu maso yayo rimwe kugeza iteka ryose, ariko akaba ari n'umuntu uharanira kwera kubera ko Imana yamuhaye kamere nshyashya. Kuko muri package y'isezerano rishya new covenant nuko ngo Imana izaduha umutima mushya tukibasha kugenda mu mategeko yayo. Si ibintu ukora, oya, ni kamere nshyashya Imana yaguhaye. Ibyo urabizi, urabizi neza ko ijuru ridakorerwa. Icyo ni ikibazo twese tugomba gusubiza. Wizeye Yesu Kristo ugasheta ubuzima bwawe kuri we, ukaba uzi neza ko igihe cyose wapfira wajya mu bwami bw'Imana uri uwera n'umuziranenge, cyangwa urasaza imigero ubirwanya kubera yuko wumva byakwambura. Hari abantu banga gukizwa ngo kubera yuko ngo umuntu yemeye ibyo bintu ngo yakora ibyaha. Wabyemeye se ukareba testing urebe, cyangwa ngo kuko bahita bareka gukora imirimo bakanga gutura. Bityo rero kubera izo nyunga bifite makanga umwami, Imana izabikubaza. Izere uyu munsi ukizwe n'ubuntu bw'umwami. Araguha ibyo byose nagiye mvuga byo wumva ari amahamba. Umwami akomeze kudufasha twese duhuguke tubyiteho. Uwizeye nawe rero tugomba kumenya neza tudashidikanya ko uyu mwami ari we buzima bwacu, ko uyu mwami tumubwira iyi si mu gihe gito dufite hano ku isi tutazi n'igihe kizarangirira, ko uyu mwami ari we wenyine wo kureba no kugira ngo turusheho kwezwa, kwiga tukamenya attributes ze kurushaho. Muri ascension mu kuzamuka ko yakoze iki, mu kumanuka ko yakoze iki, mu guhinduka umuntu kwe ni iyihe cost ya pains, kuba yaracishwe munsi y'abamarayika. Ibyo uko ugenda ubirusha kubimenya no guhuguka no gushaka gusabana nawe mu isengesho, bigenda bikubohora. Nta yindi shortcut ihari. Bavandimwe rero murakoze, wagira ikibazo yakibaza, umwami adufashe.